Urabona iyo ugiye gutera taburo, purakete yawe urabanza ukayifata, ubundi wamara kuyifata ukayifatira mu ntoki gutya, ukaba ufite icyuma cyawe gisudira aricyo kiki. Noneho iyo uri gutera taburo ufata telefone gutya bitewe n'uburyo wifuza kuyifatamo, ukahita ufata sudire ukagenda unyuzaho, ukareba yuko inzira zawe zose nk'uko uzibona gutya ziri kugaragara neza nta nzira ifatanye n'indi, ubundi ukahita uza no kuri taburo, ukareba kuri taburo yawe ko nta nzira ifatanye n'indi, urabanza ukabyitegereza, wamara kubireba ukahita ufata taburo gutya. Iyi taburo rero ibigo urabizi ko iba iriho imeze gutya, iba ireba hejuru, urabanza ukamenya ati se niba ireba hejuru ndayirambikaho gute? Rero uhita ufata ukayirambikaho gutya nk'uko ubibona, ugahita ufata inzira ya mbere ukayihuza n'inzira ya nyuma, ufata inzira ya mbere ubireba witonze, bisaba ko ufite amaso mazima kuko ubicuritse telefone ntago yaka. Dore ngibi urabona inzira ya mbere irahura n'inzira ya nyuma, wabona bihura ukahita ufata icyuma ukarambikaho ukanyuzaho, urabona taburo yacu igiyeho. Wamara kubikora gutya ukahita ugenda ureba ukora ku buri nzira imwe ushyiraho icyuma nk'uku, kugira ngo hatagira inzira iza kuza ifatanye n'indi, nuko taburo yawe ukaba uyiteye mu masegonda atageze muri 5. Rwose biba byoroshye nyamuneka. Urabona taburo yacu tuyiteyeho, ngiye no kuyikuraho mbere ukuntu bayikuraho, ndongera nyitereho nanone turebe ko mwabimenye. Noneho no kuyikuraho urakomeza ugafata telefone yawe gutya, ariko impamvu ndi kuyifata gutya nuko ngewe ndi kuberekera kugira ngo bize neza muri kamera. Ariko urabona iyo ugiye gukuraho taburo ushakisha uburyo uba uri stable, uburyo nyine ushobora kuyikuraho ikaza ivaho neza. Urabona nk'uku uhita urambikaho icyuma gutya, ahantu urambitse icyuma ukagenda wegura, wenda urugero hano ndi kuyiterera mu kirere ariko nabwo biragoranye, reka manure kamera kugira ngo mbibereke neza. Urabona gutya turambitseho, kamzuminge, urabona gutya ndambitseho, ngiye kubereka uburyo ushaka kuyikuraho byoroheje. Noneho uhita urambikaho gutya sudire, urabibona nk'uku, uhita urambikaho gutya sudire, wamara kwambikaho ukagenda wegura aho unyujije sudire, rwose ivaho neza kandi bikakurinda kuba hari inzira n'imwe yacika, kandi ukamekinga shuwa yuko icyuma cyawe gishyushye. Urabona taburo yacu twayikuyeho, icyo tugiye kureba noneho, dore ngiyi twayikuyeho, icyo tugiye kureba ni ugutunganya izi nzira. Rero gutunganya izi nzira ubundi uhita ugenda unyuzaho icyuma cyawe gutya, rwose izi nzira zihita zitunganya nk'uko ubibona. Noneho reka nongere mbereke ni gute umuntu ashobora gusubizaho taburo yacu. Urabona dore nguku, urafata inzira ya mbere neza, inzira ya mbere ukareba ko iri ku ya mbere, n'iya nyuma ukareba ko iri ku ya nyuma nk'uko ubibona gutya. Wamara kubibureba neza witegereje ukahita unyuzaho icyuma gutya, wamara kunyuzaho icyuma gutya, warangiza ukagenda wongera unyuzaho gutya kugira ngo utasanga hari inzira zafatanye, nuko taburo yawe uba uyiteye ikaba irangiye. Iyi ni inzira y'uburyo bwa mbere nkweretse ukuntu ushobora guteramo taburo yawe. Ino taburo yawe rero yacu urabona tumaze kuyitera rwose mu buryo bworoheje kandi bworoshye. Hano taburo iba yagezeho. Noneho tugiye kureba ni gute nshobora gutera urugero nk'itoroshi ryanjye ndetse na mikoro. Urabanza ukamenya ngo purase y'itoroshi ibahe. Purase y'itoroshi urabanza ukareba aho byanditse, haba handitseho red, kandi ukamenya ngo iri toroshi purase yayo ni iyihe. Urabona ku itoroshi ho ntabwo biba byanditseho, ariko ku itoroshi purase aba ari aka gasinga k'imbere gatoya, mayinazi akaba ari ruriya runini rw'imbere, sinzi niba wabasha kubibona nguru,
ubu kiriya kinini cy'imbere gifatanye n'urusinga niyo mayinazi, kano gatoya k'imbere niyo purase. Noneho tugiye gutera itoroshi ryacu, nyine nk'ibisanzwe urabanza ugashyiraho agasudire, ibintu byose dukoresha sudire. Urabanza ugashyiraho agasudire nk'uku ku itoroshi, wamara gushyiraho agasudire ugahita ureba ya telefone yawe ukitegereza neza witonze, ukavuga ati ubundi hano ngomba kumenya purase nkamenya na mayinazi. Ubwo purase nabwiye ko ari kano gatoya, reka tuhite tuyitera. Dore ngiyo twayiteye, reka ubundi dutere na mayinazi twayiteye. Urabona itoroshi ryacu twariteye, urabona kandi twayiteye dukurikije inzira, nawe wabikora biba byoroshye rwose, ni ibisanzwe. Noneho dore ngiyi mikoro sipika niyo tugiye nayo gutera. Iyi sipika urabanza ugashishura tuno dusinga, utu nk'uko tubona urabanza ukadushishura, noneho twe dushishure utu dusinga. Reka utu dusinga ntushishure ubireba, udishishura rwose biba byoroshye, biroroha cyane. Urabona iyo umaze gushishura utu dusinga na mikoro yacu, ihita ushyiraho agasudire nk'uku, shyiraho agasudire nk'uku, kandi nyamuneka ukirinda ko uyu mwotsi ukujya mu mazuru cyangwa mu maso, kuko uyu mwotsi utera indwara, uyu mwotsi w'iki cyuma gisudira, ariko kubyirinda birashoboka. Noneho n'iyi mikoro yacu urabona hano handitse purase, ahandi hakaba handitse mayinazi, kandi nababwiye yuko purase aba ari urusinga rw'umutuku, mayinazi akaba ari urusinga rw'umukara. Noneho reka urusinga rw'umutuku turushyireho, dore ngibi, kandi ukirinda ko insinga zikoranaho iteka ryose. Urabona na mikoro yacu tuyitereyeho mu buryo bworoheje, dore ngiyi telefone turi kugenda mbereka uburyo ushobora kugenda ushyiraho buri kantu ku kandi. Noneho tugiye gushyiraho mikoro y'amajwi. Iyi mikoro, aka kamikoro gutya ukabona kano, dore ngaka, aka kamikoro bakita taranzimita. Aka kamikoro niko gatuma ubasha kumvikana n'umuntu, kakajyana amajwi aho ariho hose, kakayageza kure. Noneho urabona nako aka kamikoro kagira urusinga rw'umutuku, kakagira n'urusinga rw'umukara. Nababwiye yuko ahajya mikoro kuri telefone iyo ariyo yose, yaba taci yaba amatushe, haba handitseho iri jambo mike. Noneho ubwo tugiye gufata n'iyi mikoro yacu tuyishyireho agasudire nk'uku, tugiye kwifata dushyiraho agasudire nk'uku. Ubwo urabona twashyize agasudire, nayo tugiye kuyisudira mu buryo bworoheje. Ubwo nyine umutuku urajya kuri purase, ubundi umukara ujye kuri mayinazi. Aba ari ibisanzwe, ureba neza witegereje witonze, ni ukuri gukora telefone ntabwo biba bikomeye cyane, ni ibintu biba byoroshye. Urabona na mikoro yacu twayiteyeho, iyi niyo ijyana amajwi, iyi niyo ivugiramo radiyo cyangwa sonore, iri ni itoroshi, iyi ni taburo ya telefone, aya ni amatushe. Noneho ubutaha nzabereka uburyo dushobora gutera system charge, nkabereka uburyo dushobora gukuraho buri kimwe cyose kuri ino purakete, tukaba twagisubizaho. Wowe icyo usabwa ni ukuza hano kuri ino channel yacu, ubundi ugakora follow kuri TikTok, ukanajya kuri YouTube channel yacu twitwa Isomo Tech, ugakora subscribe. Murakoze cyane, naho ubutaha mu gice cya gatatu cyangwa cya kane, mbereka uburyo twakuraho buri kintu cyose hano kuri ino purakete, tukaba twanagisubizaho mu buryo bworoheje. Murakoze cyane.